yasanze nigaragura mwifata arambwira ati baho maze mbaho baho 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 maze mbaho baho. Yesu ashimwe bene data bavandimwe inshuti z'umusaraba, abakunzi ba Asam TV Rwanda, bakunzi ba Eva Sam TV kuri TikTok, ndabaramukije kandi ndabashuhuje amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe bigumane namwe. Uyu ni umunsi wa gatanu, umunsi ndi ku musozi wa Remanyundo, naje kubaganiriza ijambo ry'Imana. Nje kubaganiriza ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbanje kubasuhuza aho muherereye, mu bihugu bitandukanye, mu ntara zitandukanye, mu turere dutandukanye, ku migabane itandukanye. Mwese ndabashuhuje mvuga ngo amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Nk'uko bisanzwe ni Eva Sam TV, Sam TV Rwanda. Eva Sam TV niwe muri kumwe, ninjye muri kumwe. Abankurikira ku rubuga rwa TikTok kuri Eva Sam TV, n'abankurikira kuri YouTube Sam TV Rwanda, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rikubwira ngo garukiraho, va mu byaha, garukiraho, va mu nzira urimo, garukiraho, emera ubushake bw'Imana, garukiraho, emera umugambi w'Imana usore ku buzima bwawe. Reka dusenge. Uwiteka Imana igira neza, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, ububasha n'ubushobozi, Imana ifite ubudahangarwa, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndi kuri uyu musozi wa Remanyundo, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye ubwoko bwawe, nsengeye abana bawe, nsengeye abagaragu bawe. Uhera aka kanya nsenze iri sengesho rifungura umutima wanjye ngo ubashe kuvuga ibyo washyize ku mutima wanjye, kandi nsenze iri sengesho kugira ngo abazanyumva bose n'abanyumva bose bazabohokera imbere yawe, bafashwe n'iri jambo. Uwiteka ubarinde kumera nka Yona, ubarinde kureka kukumvira no kukuninira. Uhera aka kanya bagendere mu nzira ikwiye kandi itunganye. Nanjye ugiye kuvuga iri jambo naba ari jye, abaryumva naba ari bo. Kandi ndasenze ngo uhe umugisha Sam TV Rwanda, wongere uhe umugisha Eva Sam TV kuri TikTok. Mana ugaragare nk'Imana, wigaragaze nk'Imana. Sengeye ibihumbi birenga 8 binkurikira kuri Eva Sam TV kuri TikTok. Ubihe umugisha wawe, n'abandi bose bazamfollowinga ubaho umugisha wawe. Kandi sengeye abankurikira kuri Sam TV Rwanda bose, muri bara bakoze subscribe bagera muri 330, ndetse n'abandi bazayikora, abo bose ndabasengeye kugira ngo iri jambo rihindure ubuzima bwabo. Ndasenze kugira ngo umuntu wese uzumvira ijambo rizagira icyo rikora ku buzima bwe. Amavuta yawe nabane nanjye, unkoreshe iby'ubutwari, unkoreshe nk'igikoresho cyawe. Kandi aka gasozi ndagasengeye, ndahumanura aka gasozi, ndahumanura iki kirere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mamagaye gukora kwawe, mamagaye imbaraga zawe, mamagaye kwera kwawe. Naba ari jye ugaragara, ugaragarire muri jye, ukorere muri jye, wiyubahishe, ubikorere kwiyubahisha. Urakoze Data, urabana nanjye, ukabana n'abarankurikira bose. Bisabye nizeye Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Yesu ashimwe nshuti z'umusaraba bavandimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuriganira. Iri jambo ry'Imana tugiye kuganira ritubwira uburyo ki Yona yamizwe n'urufi. Yona yamizwe n'urufi azize kutumvira Imana, yazize kutumvira Imana. Kutumvira Imana kwiwe bimutera kumigwa n'urufi. Uyu Yona dusoma cyangwa twumva cyangwa tubwirwa, Imana yaramuhamagaye nk'uko yamamagaye, nk'uko yaguhamagaye, nk'uko yagutoranyije nawe yaramutoranye.
imaze kumuhamagara imushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, nk'uko yabwiye Yeremiya imubwira ko yamumenye itaramurema, ataraba urusoro mu nda ya nyina, irangije ngo imushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ubwo buryo nibwo n'uyu nguyu Yona yahamagawemo. Amaze guhamagarwa n'Imana, Imana imugira umuhanuzi wahanuraga mu gihugu cy'iwabo, ikamuteganya yo kuzakoreshwa ahanurira amahanga. Imana ihamagaye Yona, imaze kumuhamagara Yona yemerera Imana, yemera guhamagarwa n'Imana, yemera gutoranywa n'Imana. Amaze kubyemera, uyu Yona mu gihugu cy'iwabo, mu muryango w'iwabo, bakaba bari bafite ikindi gihugu cyangwa n'undi muryango utarumvikanaga n'umuryango w'iwabo. Amateka yabaranze aho Yona akomoka na Nineve bari abanzi, ntago bumvikanaga, ntago bahuzaga. Imana ireba ibyaha biri gukorerwa muri Nineve, imaze kubona ibyo byaha ibona izabarimbura. Irangije ifata umwanzuro wo kutabarimbura itabanje kubaburira. Imaze gufata umwanzuro wo kutabarimbura itabanje kubaburira, ibona nta wundi muntu yatuma Nineve. Yitegereza mu bantu bayo, yitegereza mu bwoko bwayo, irangije ibona Yona. Imaze kubona Yona, imubonamo ububasha, imubonamo ubutware, imubonamo ubushobozi, ibona ko Yona ari we wahagararira Imana muri iki gihugu, akajya kuburira ubwoko bw'Imana kugira ngo butarimbuka, kugira ngo Imana itaburimbura. Yona mesaje arayakira, yakira mesaje ahawe n'Imana. Amaze kwakira iyi mesaje, Yona yirebaho, areba ku muryango we, areba ku bwoko bwe, areba ku nkomoko ye, areba ku gihugu cye. Amaze kureba, akurura amateka yamuranze n'ayaranze Nineve, asanga mu mateka yamuranze n'ayaranze Nineve ntago bigeze bahuza, nta nubwo bigeze bifurizanya ibyiza. Yona yibaza impamvu n'uburyo ajya kuburira Nineve kandi ari abanzi be. Iyo Imana iguhamagaye, ntabwo Imana iguhamagara ngo igutume mu bakunzi bawe honyine, igutuma mu bitwa abakunzi bawe, ikagutuma no mu bitwa abanzi, kuko icyo Imana igushakaho ni uko utagira aho ubogamira. Yona ashatse kubogama, arangije areba Uwiteka, mesaje ahawe arayakira. Amaze kuyakira, ariko agira kutumvira. Mu kutumvira kwiwe, afata umwanzuro, abwira Uwiteka ati aho kugira ngo Nineve njye kubaburira, nakemera nkapfa. Arangije yigira inama yo guhunga Uwiteka, yirengagiza ko nta hantu na hamwe ku isi habaho wahungira Uwiteka Imana. Yirengagiza ko nta hantu na hamwe ushobora guhungira Imana. Aho wajya hose Imana irahari. Yona arangije afata umwanzuro wo guhungira i Tarushishi. Arangije gufata uwo mwanzuro, atega ubwato, nk'uko watega indege, nk'uko watega bisi, nk'uko watega moto. Arangije ubu bwato arabuteze, Imana imujyanye Nineve. Warangije ntashaka kujya Nineve, ahubwo ashaka kujya i Tarushishi. Imana iramureka, atega ubwato biremera. Nk'uko nawe watega bisi, ugatega indege, uri guhunga umugambi w'Imana, uri guhunga ubushake bw'Imana,
ariko uko wabikora kose ntago wahunga ubushake bw'Imana, ntago wahunga umugambi w'Imana. Yona aba yikojeje mu bwato, bageze mu nyanja Imana ibona ko Yona yirengagije kujya kurengera ubwoko bwayo, ibateza umuraba. Imaze kubateza umuraba, bashaka igisubizo babona kugira ngo bakire uyu muraba. Bashaka impamvu ibateye, bakoresha uburyo bwose bushoboka, bakora ubufindo bushoboka, biza kurangira bigaragaye ko Yona ari we ubateje iki? Umuraba. Mu kumuteza umuraba, yisabira ko bamujugunya mu nyanja. Yari ashaka ko bamujugunya mu nyanja agapfa, ariko agapfa adasohoje icyo Imana yamutumye kuvuga. Ntabwo bishoboka ubyange cyangwa ubyemere. Icyo Imana yashatse kugukoresha, wabyemera utabyemera uzagikora. Icyo Imana yashatse kugira cyo, wabyemera utabyemera uzaba cyo. Kuko umugambi w'Imana n'ubushake bw'Imana nibyo bifite agaciro ku buzima bwawe. Ntabwo igifite agaciro ari uko wowe ushaka kugenda, ntabwo igifite agaciro ari uko wowe ushaka kubaho, ahubwo uko Imana ishaka kubaho nibyo bifite agaciro. Tugeze aha ngaha, reka dusome uyu murongo. Yona igice cya 2 umurongo wa 1 haratubwira ngo Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Yona amaze kwigira Yona, amaze kubasaba ko bamujugunya mu nyanja. Iyi nyanja twayigereranya n'iyi si, twayigereranya n'ibyaha. Ashatse ko bamujugunya mu nyanja, nk'uko ushobora gufata umwanzuro ukavuga ngo ngewe iby'Imana mbivuyemo, ibyo gukorera Imana mbivuyemo, ukajya gusahisha ukajya mu nyanja. Ariko Imana itegura urufi rugiye kumira Yona. Umugambi wa Yona ni uko yicwa n'inyanja, ariko umugambi w'Imana ntabwo ari uko Yona yicwa n'inyanja, ahubwo umugambi w'Imana ni uko Yona ajyana ubutumwa muri Nineve, aho Imana yamutumye. Aho Imana imushaka niho Yona agomba kuba ari. Yona nubwo ari gukwepa umugambi w'Imana, ushobora kuba nawe uri Yona ukaba uri gukwepa umugambi w'Imana. Hari ibyo wavuganye n'Imana urimo urabikwepa. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo uko wabigenza kose nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Nta kizabuza iby'Imana izagukoresha kubigukoresha. Bizatinda, bizagorana, uzabihomberamo, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe niwo ukwiye kugerwaho. Nuko ngo Bibiliya itubwira iki? Bibiliya itubwira ngo Uwiteka ategeka urufi runini kumira Yona. Yona yifuje ko bamujugunya mu nyanja, n'abashinzwe kumuterura barateruye koko, bajugunye mu nyanja. Muko kujugunya mu nyanja, umugambi w'abamuteruye ni ukumujugunya mu nyanja kugira ngo barengere inyungu zabo bwite. Umugambi wa Yona ni ugutabwa mu nyanja kugira ngo apfe, asibanganye cyangwa azimirize, aburizemo umugambi w'Imana kuri Nineve. Imana nayo umugambi wayo ni uko Yona agomba kugwamo akamirwa n'urufi, agasoza umugambi w'Imana. Ngo ni uko Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona. Rumaze kumira Yona, ngo amara iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi. Yona yamazemo iminsi 3. Yona ageze mu nda y'urufi, ibyo yatekerezaga n'ibyo yibwiraga, abona ko ari ngombwa gushyira agapira hasi. Nawe umeze nka Yona, Imana igiye kugushyira mu nda y'urufi. Uri mu nyanja, bakujugunye mu nyanja, urashaka ko bakujugunya mu nyanja. Iyi nyanja y'ibyaha, iyi nyanja y'ubugome, iyi nyanja yo kuroga,
inyanja y'ubusambanyi, iyi nyanja yo kugambana, igihari ngiki Imana igiye gutegeka urufi, kandi urufi nirukumira uraza kumenya icyo Imana igushakaho. Ngo nuko Yona asengera mu nda y'urufi, ageze mu nda y'urufi abona n'ubundi iyo firigo y'urufi, ntakundi arabigenza, asengera mu nda y'urufi. Imana itegeka urufi kuruka Yona imusozi. Aka kanya Imana igiye gutegeka urufi rukumize kugira ngo rukuruke imusozi ujye gukora ibyo Imana igushakaho. Imana itegeka urufi, rurangije rwa rufi ruruka Yona, rumuruka rumuruka Nineve, agera Nineve ajya gukora icyo Imana yamushatseho, ajya gukora ubushake bw'Imana. Nawe aka kanya urufi rwari rukumize rugiye kukuruka, kandi rurakuruka mu masezerano, rurakuruka mu mugambi w'Imana, rurakuruka mu bushake bw'Imana, rurakuruka mu murimo w'Imana. Urufi rwari rukumize rugiye kukuruka. Hari abaguteruye, waberetse imbogamizi, ubereka akaga ubateza, ubereka ishyuhe rubateza, barangije baraguterura bajugunya mu nyanja. Ariko Imana iteguye urufi rugiye gukumira, kuko kutumvira Imana kwawe hari urufi rugiye gukumira. Kandi urufi nirukumira uzumvira ijwi ry'Imana, uzumvira Imana, uzahindukira, uzamenya Imana. Ntabwo mubwiye urufi rukumira urwo ari rwo. Uko iyi saha munkurikiye murenga ibihumbi, iyi mesaje ni iya buri wese. Utoremo icyawe, wumve icyo Imana yakuntumyeho, wumve icyo Imana igushakaho. Imana igiye gutegeka urufi rugiye gukumira, kandi uru rufi nta handi ruragusanga, rurakumira ugeze mu nyanja. Kandi nyuma yo gukumirira mu nyanja rurakuruka imusozi, kandi imusozi rurakuruka ni mu bushake bw'Imana, ni mu mugambi w'Imana, ni mu cyo Imana igushakaho, ni mu murimo w'Imana. Wanze gukorera Imana, waraguye, wararambitse, urabireka. Aka kanya Imana igiye gutegeka urufi, urufi rugiye gukumira, kandi rurakumirira mu nyanja. Kandi nirukumira mu nyanja urasenga yitatu, urasengera mu nda y'urufi, kandi numara gusenga Imana iraza kukumva, Imana irakugarukira. Ariko nikugarukira irakuruka, irategeka urufi rukuruke inyuma y'umusozi, rukuruke mu bushake bw'Imana, rukuruke mu mugambi w'Imana, rukuruke mu murimo w'Imana. Ushobora kuba waranze ukorera Imana ufite amaguru, rugiye kukuruka wacitse akaguru. Ushobora kuba waranze kugendera mu bushake bw'Imana ugifite uburyo, ugiye kukuruka utagifite uburyo, ugiye gukuruka utagifite inzira. Ugiye gukorera Imana utagifite n'urwara rwo kwishima, kubera ko wanze kumvira ubushake bw'Imana. Garukira aho ngaho mugenzi, garukira aho ngaho. Yesu aragushaka. Garukira aho ngaho kugira ngo ubone ineza y'Imana, garukira aho ngaho kugira ngo ubone ibitangaza by'Imana, garukira aho ngaho kugira ngo ugendere mu bushake bw'Imana. Imana igiye gutegeka urufi, kandi rurakuruka imusozi. Ese aho imusozi rukuruka nta handi rurakuruka, ni mu bushake bw'Imana, ni mu mugambi w'Imana. Uzayikorera ubyanga, uzayikorera utabishaka, ariko uzayikorera. Nyuma y'uko urufi rukurutse uzakorera Imana. Inama naguha, emera ubushake bw'Imana ukiri hakiri kare. Inama naguha, emerera ubushake bw'Imana bushike ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndashoje, ariko aho uri fata icyemezo, fata icyemezo, uhindukire ugende uko Imana igushaka. Mana Data, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, ubutwari n'ubushobozi, ndagushimira, ndaguhimbaje. Mushimiye ko abanye nanjye kubwira ijambo, ndasenze kugira ngo risohoze icyo ryavuze ku buzima bwa buri wese. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.